kurushinga tubasabiye umugisha data mwiza wo mwijuru nkuko kera washingiye Adamu na Eva ngwino uyobore ubukwe umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe urukundo mufitanye rukomeze gukura amanywa nijoro niyo mpano tubasabiye mufatanye byose musangire byose murajye musenga natwe tuzabazirikana umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe igihe kirageze musezeye ku babyeyi n'abavandimwe gusa ntimuzabibagirwe Uwiteka barinde mu migambi yanyu mu kubaho kwanyu ababera umujyanama umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe n'umwuka wawe Twende pa kata muziki. We mbona uchezi jamani? Leo ni siku ya harusi. Aha, nibyo si byiza kandi biranejeje cyane n'ibyishimo wagaza aho ngaho nagira ngo nsabe wa muhungu adufashe hanyuma dukubona.
nza gutetesha bitinde reka mbabwire agakuru keza sinzozi narose n'impamo rwose. Turagushimye turaguhimbaje, habwa icyubahiro Mesiya, iryo ni ryo zina ryawe. Uzahora uri Imana, ntabwo uzigera uhaguruka ku ntebe y'icyubahiro ngo yicareho ikigirwamana icyo ari cyo cyose. Oya, niwe ushoboye byose kandi ubashije byose, nta cyaremwe kitaremwe nawe. Mana, kumenya kuri umuremyi n'uyu munsi waturemeye ibyishimo, waduhaye ibirori byatashye mu rugo, none natwe turanezerewe kandi turishimye. Habwa icyubahiro ku bwa Bizimana na Senderi, n'umunsi w'amateka batazibagirwa mu buzima bwabo. Nukuri kubw'ineza wabagiriye bazahora bagushima iteka ryose. Shimwa kubw'inshuti n'imiryango babashyigikiye, nukuruka ukagumeje kuba mu ruhande rwacu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tuguhaye ikaze na hano kugira ngo urukire kubana natwe. Reka imigambi yose y'umwanzi iteshwa agaciro, reka abazimu n'abadayimoni be gukandagira aha hantu, reka imbaraga z'umwijima ze kurangwa aha hantu, ahubwo ubwami bwayo buze, ineza yawe ibe hagati muri twebwe. Turakomeza kugushima no kuguhimbaza kuko wera kandi ukiranuka, kubw'izina ry'Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera dusenze twizeye. Shalom, haleluya, amashyi menshi dukomera Imana. Mazaranyegera ngwa munda biratindi igituza cye mu cyanjye duhuza urugwiro ndashanyarara maze turigiye bimeze ibintu ni salama cyane, turishimye rero turanezerewe, mbega byiza. Ayinya mundebere na aha ngaho reka ndore komwe ko buku Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations. Bakera mukivuka ugesa magingwaya na warusiku y'umusi batubera uw'ibyishimo mureke dushime rugira we uvuga bikaba uwaniwe murinzi w'ibyishimo dufite ku bwanyu. Shimwana nzima kubw'ibyiza dukoreye babyeyi n'imiryango mwese muze duwiteka impundu. Shimwana nzima kubw'ibyiza dukoreye babyeyi n'imiryango mwese muze duwiteka impundu. Ikomoka ku Uwiteka muzabyare muheke mutunge mutunganirwe murari ku mwami Yesu ababera umwigisha mw'ishuri mutangiye maze iwanyu haba ijuru rito. Shimwana nzima kubw'ibyiza dukoreye babyeyi n'imiryango mwese muze duwiteka impundu. Shimwana nzima kubw'ibyiza dukoreye babyeyi n'imiryango mwese muze duwiteka impundu.
munsi rero ngo imfura aho zasezeraniye niho zihurira. Itariki twasezeranye, umunsi twumvikanye n'uyu. Uyu munsi rero tukaba twaje tuguhekeye umugeni mwadusabye, ari we Nyinawumuntu Sandrine. Mubyeyi mwiza rero, ijambo nari mfite ni iryo narindi. Karema, Karame, umva wasezerana nawe nta wundi basezerana. Reka nanjye mpaguruke ngushima, ntabwo ndi bukubaze ngo mbese ngo ari hehe, cyangwa se ngo mbese ngo niwe ngo ntiwampinduriye. Turasanganywe, ibyo ntabwo nabivuga. Nta n'ikindi kibazo nakuba. Elize ntureba. Elize yavuze ati ibyo ni ukuri, yabyumvise ibyo wavuze. Bityo rero mu muryango wa Rutakwa tugushimiye byimazeyo. Mu by'ukuri muryango wacu ibyo Elize avuze mwabyumvise, ni Ikinyarwanda kandi turi Abanyarwanda. Niko byagenze koko. Twabasabye irembo, dusubirayo tubasaba umugeni, baradukosha turabakwera. Inkwano zacu zirakirwa neza. None ati nari mbahekeye umugeni ni Sandrine, sibyo? nibyo. N'uwo nguwo niwe twabasabye, kandi uwo twasabiraga Elize yambwiye ati nabyumvise kandi ni ukuri. Gushimira Imana yaturize kuva mu gitondo tukaba tukicaye hano muri ubu bukwe bw'abana bacu, ariko uruhare rw'abakwe ari natwe. Ubwo rero ndashima uyu mwana wacu Elize, ni umwana wa bucuri wacu, naramureze, ariko n'umwana twatoje umuco witonda, n'umwana utajya ugira umujinya muri we, ahora yisekera. Rero Sandrine nawe tuguhaye umwana mwiza. Izi mbuto tubahaye ni imbuto z'ababyeyi
tubifuriza kuzabyara ahungu n'akobwa, urugo rwanyu rukarangwa n'amahoro, mukakira buri wese, rugahora rumeze nk'urugo rutagatifu rw'i Nazareti. Murakoze. Amashyi menshi. Murakoze umuhesha w'amagambo. Reka muri uyu mwanya fate aka kanya nshimire Imana. Nshimire Imana yo mugenga wa byose, nshimire Imana yo ishobora byose, nshimire Imana yizi byose. Imana izi byose yari izi ko muri uyu mwanya aya masaha ndere bube turi ya Sandrine na Elize tuyishimira ibyiza yadukoreye. Ntabwo kuri uyu munsi nabona amagambo menshi navuga, kuko ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi utunejeje nk'umuryango kubona Sandrine atweretse ibirori byiza nk'ibi ngibi. Reka Imana ishobora byose ibampere imigisha. Murakoze. Ntabwo turi buze gutinda, nta nubwo turi bwisimbe mu magambo, cyane ko Sandrine twamufatiye umwanya uhagije, inama twarazimugiriye. Imbuto tuzanye ntabwo zifite ubusobanuro butandukanye n'ubwa mama Elize. Icyo tubifuriza ni ukubyara mu gaheka, hungu n'akobwa, muzabyare muheke, kandi ababagana bose muzabakirana umutima w'urukundo. Murakoze. Banje gushimira buri muntu wese waje hano, kandi ndashimira buri muntu wese wakoze igikorwa cy'urukundo. Ni ukuri Imana ibaha kandi Imana izibukire ku mirimo yose mwakoze ubukwe bwa Senderi. Murakoze cyane. Impano ikintu y'umuvandimwe turabikunda cyane. Imana izabubakire kandi muzabyare natwe turarasa ku ntego. Yego. Batwise umuryango w'Abahati. Yego turiwo, ariko ntabwo ari umuryango w'Abahati nk'Abahati, n'umuryango mugari wa Sandrine na Elize twungutse. Ikiduhagaritse aha ngaha ntabwo gitandukanye n'abatubanjirije, ni ukwishimira ibyo Imana yakoze, hanyuma tukabwira n'abageni ko tubishimiye cyane, ko urukundo twakundaga Sandrine ubwo turaza kurukuba inshuro zirenze imwe, kugira ngo na Elize nawe turumusangize. Ibindi muzabyare hungu n'akobwa. Imana twasenze kuva muhura izabubakira byose, izabikora. Murakoze. Okay, amashyi menshi. Twasengeye ubukwe none byagenze neza, Imana ibaha umugisha. Amen. Nk'itorero rero twabageneye impano iri tuyindi ni ijambo ry'Imana. Amen. Nkuko twabatoje ijambo ry'Imana ngiri muzarikuriremo. Yego. Kandi twabageneye n'igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi. Amen. Turifuza kuba mu bahiriwe. Murakoze cyane. Uyu ni umuryango mugari wa Korali Ubugingo Bushya Sandrine abarizwamo. Bavuze byinshi, bavuga ko yahoze aririmba, ariko nagira ngo mbabwire ko n'uyu munsi wa none tumufata nk'umuririmbyi wa Korali Ubugingo Bushya, kuko ni byinshi tubanamo kandi neza. Navuga byinshi nk'umuyobozi wa Korali Ubugingo Bushya kuri Sandrine, ariko nagira ngo mpinire ahanga bitewe n'igihe dufite, ariko nagira ngo nkubwire ngo Sandrine twishimiye ubukwe bwawe, Imana iguha umugisha.
ni ukuri tunejejwe n'uyu munsi by'umwihariko, tunejejwe cyane n'uyu mwana wabyirukiye mu biganza byacu nk'uko mutureba uku nguku, twaturanye n'iwabo, twarabanye kuva uyu mwana ari muto kugeza uyu munsi, none Imana ishimwe cyane. Icyo tumwifurije rero cya mbere ni ubuzima kandi buzahoraho, ntabwo ari ubw'uyu munsi gusa nk'uko bakomeje kubivuga, bamuhaye impano nyinshi, ariko tumwifurije by'umwihariko ubugingo bw'iteka. Sandrine na Elize, ni ukuri Imana ibaha umugisha. Amen. Itsinda ry'abasore Elize yasengeragamo, natwe tumwifurije urugo ruhire, rumubere ijuru ritoya rimuteguza kuzajya mu ijuru rikuru ubwo umwami wacu Yesu Kristo agiye kugaruka. Amen. Aricyo ubukwe budushushanyiriza butwereka ubukwe bw'umwana w'intama tugiye kuzataha. Amen. Nkaba mbimwifurije namwe mbibifuriza mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Mwiriwe neza. Natwe nk'abuzukuru ba Rutakwa, Elize ni umubyeyi wacu, twifuje kumutegurira nk'impano, tumwifuriza ibyiza kandi dusaba Imana yo mu ijuru ko yakomeza kumuha imigisha nk'uko n'ubundi yayimuhaye. Murakoze. Amashyi menshi. Kundo umuntu niyanga umwiyegereza ariko we kundo umuntu niyanga umwiyegereza ariko we kundo umuntu karori kamama buzima bwa data cyo mfata mu mugongo simbasha guhumeka amashi kundo umuntu niyanga umwiyegereza ariko we kundo umuntu karori kamama buzima bwa data cyo mfata mu mugongo simbasha guhumeka mfate ingufuri n'urufunguzo rwayo aho uzajya ugera hose uzajya ufunga imbere yawe uhaye irya fanta ararihakana uhaye irya byeri irya byera ararigarama barashaka uwamuzonze azahoza kuri amashi karori kamama buzima bwa data cyo mfata mu mugongo simbasha guhumeka kundo umuntu niyanga umwiyegereza ariko we kundo umuntu karori kamama buzima bwa data cyo mfata mu mugongo simbasha guhumeka umuhunzi yananiye akubise ku isoko ryose ngayibabambikavumbikavumbika imfunguzo ko utatinya yabwiye se na nyina ngo nazajya ku ngoma yasokoje mu kusunda undi umuntu niyanga umwiyegereza ariko uri kumwe na Senderi karori kamama buzima bwa data cyo mfata mu mugongo simbasha guhumeka sinzi ikinyonganyonga sinzi ikinyonga mu nda ifi yoga mu nyanja igihumbi ngavunje 500 ararenga burabagizi yo guteza aragiye nshuti duhagaze twese yakundaga gukorera duhagaze mu cyubahiro cyanyu yakunze we umudugudu wacu utanga abageni aragiye nshuti y'amahoro yakundaga gukorera se na nyina none yisangiye uwo yakunze we umudugudu wacu utanga abageni aragiye nshuti y'amahoro yakundaga gukorera se na Senderi live yisangiye uwo yakunze we umudugudu wacu utanga abageni iyo nteruye ndirimba mwiza we umudugudu wacu turirimbane
we umudugudu wacu utanga abageni mureba abo bana mwiza we umudugudu wacu utanga abageni barasa n'utunyange mwiza ndasaba ababyeyi begere hano ababyeyi begere hano sekera umukuru mwagura amarembo umudugudu wacu utanga abageni fiyansa begere hano begere hano umudugudu wacu utanga umudugudu watanze abageni aragiye inshuti y'amahoro yakundaga gukorera se na nyina none yisangiye uwo yakunze we umudugudu wacu utanga abageni aragiye inshuti y'amahoro yakundaga gukorera ndasaba ababyeyi begere hano hafi none yisangiye uwo yakunze we umudugudu wacu utanga abageni. Njye nitwa Muvara umwe n'umufasha wanjye Geneti mu buryo bwo gushyigikira uyu muryango mushya yewe n'umufasha wanjye Geneti Elize na Sandrina tubahaye inka nibamara kuvuka bazaze bayicyuha. abavukana na Elize nimuze hano abavukana na Elize nimutambuke hano hanyuma dusoze. tunejejwe n'aka kanya k'umunezero umunsi mwiza utazagaruka mu buzima bw'aba bantu mubona bahagaze aha kandi turabashimiye mu ruhande rukomeye cyane rw'imirimo yose yakozwe n'umwanya tumaze aha hantu. Imana ibaha umugisha impande zose turabashimiye. Imana ibaha umugisha. Arakoze cyane. Nitwa Jambo Ryiza Diogene nkaba ndi mukuru wa Elize. Yego. Iyi ni famiye harimo barumuna banje harimo bashiki banje ndetse n'umukecuru. Twishimiye umwanya ukomeye Elize yatweretse kandi Imana yamufashije mu bihe bye byose. Ntitwavuga ibihe byatambutse cyangwa ibyashize. Iwacu tuvuga mu mazina y'inka ntabwo tuvuga y'ibinyobwa, ariko wowe uza abo mwazanye ndatekereza yuko uri bugende ugira uko ubigenza. Yego. Bityo rero ntabwo nakwanga yuko ujya gusoza ubutumwa kuko yagutumye akwizeye. Murakoze. Uramutse utagiye rero ntabwo yazongera kugutuma, kandi burya gutumwa ni umugisha. Bityo rero Clement uyu mwana ntabwo herekeza kugeze hariya hafi agaruka ariko kuko uko nanjye nabigenje urabizi niwumva ariko yanaduherekeza nta kibazo. Nta kibazo yaduherekeza. hariyo ba nyirasenge nawe wazanyura mu nzira nanyuze urayizi. Nta kibazo. Urakoze. Urakoze cyane. Urakoze cyane gusa unshimira umuryango wanyu kandi tuzanagaruka. Murakoze cyane. Yego. Yemwe muryango mwiza mwashimiye umusaza amagambo meza tugejejeho. Murakoze rero namwe. Murakoze cyane namwe ni mumushimire uyu musaza ko yadukoreye ibintu byinshi byiza.